pasika yamaze gutangwa kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi ku itegeko ryaturutse kuri General Sultani Makenga arigeza ko bita General Gakeri. Fisi byagenze bite kugira ngo iyi pasika itangwe? Yes, nibyo kuko ntago wibeshye, tujye kuza tugaruka ku buryo ki iyi pasika imaze gutangwa kuri aba baperezida b'ibi bihugu byombi iturutse kuri General Sultani Makenga bikanyura kuri General Gakeri. Gute rero ibi byabereye he? Ni gute iyi kado yagiye Gakeri akayiterura akayihereza abo baperezida bombi? Ibi nibyo tujye kuza tubasobanura, ni mu ngingo 3 zonyine gusa. Fisi reka tugaruka ku yindi ngingo aho bita perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi byamunaniye kwihangana akarya karungu imbere ya mugenzi we mushuti we bita Neva. Byagenze bite nabyo? Niko bimeze, aragira ati wowe ibyo uri kwigirishwa uzana ayo mayeri yawe ubu ngubu noneho maze kukuvumbura neza, ntabyo kunzana uzana ubwo ducenga ngo waratewe ngo ibiki n'ibiki, ubu ndagufite nagukocora nkakugira nk'intuze ifashwe n'intuze, ubwo ni ipusi n'imbeba. Ti rero gabanya ayo mayeri yawe, ndakuzi neza ibyo uri kumbwira by'indege ngo igiye kuza ntabyo nkeneye intwaro zanjye. Gute rero ibi ngibi birahurira he? Ibyo nibyo tujye kuza tubabwira uburyo kino no Tshisekedi yariye karungu iteye ubwoba. Nanone kandi ingingo ya 3 ku makuru ya 3 ayandi ubwo na makuru ya 3 tujye kubaramburira, no kuvuga ngo FDLR zakandagiye ibisasu ziraturagurika. Ibi bisasu zakandagiye ni bisasu ubwoko ki? Babikandagiye gute? Byanyuze mu zenzira kugira ngo izi FDLR zikandagira ibisasu zituragurika. Nahaga neza turaguriki. Izi zari incamake nababwiraga, ubu ngubu ngiye kuza mbarambura amakuru yose uko byagenze 5 bwana Chris Empire. Ndagushimiye cyane, reka tubanze twifurize abakunzi bacu, tubifurize kugira harya ejo Pasika. Ejo ni Pasika. Yes, tubifurize kugira Pasika nziza kuba yemera ndetse n'abatayemera mwese tubifurize kugira umunsi mwiza neza 5 hagati ingingo yumvikana akantu kareke rwose. Murakoze cyane kuba mwakampaye n'aka kanya kandi mukaba mugiye kukampa. Imana ibahano mugisha hamwe nanjye rwose, apana mwenyine gusa nanjye ndi ngayo ngoko rero Christian rero. Ubu tujye kurambura amakuru yacu, reka tubanze duhere kuri ino Pasika ya Kasamutwe. Pasika yahawe perezida babiri. Yego, yahawe perezida babiri, perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Makenga avuga ati mugire Pasika nziza cyane rwose. Gute rero reka wenda tureke kurambirana. Aha ni za maneko za M23 zazanye amakuru y'ingenzi cyane. Bazana amakuru y'ingenzi bahereza Sultani Makenga amakuru yaraturutse muri Warikare. Ubwo hari ku munsi w'ejo mu masaha ya 8 nibwo maneko zabye Makenga ziramubwira ati Coalition Tanzania Angola FARDC abo ngabo kore batatu, imodoka zigera kuri 20 zitwaye abasirikari zigatwara n'ibikoresho, nizo ziri kuza hano muri Warikare mu gace kitwa na gace kitwa ngukira. Ndaje nkarebe neza, ntago ndi kukabona neza ariko ndahita ndakababwira nta kibazo. Nino kuko niho byose byabereye, niyo kado yatangiwe. Noneho Makenga abihita hamagara Gaceri aravuga ati Gaceri ni wowe uri aho ngaho, dore bimeze gutya na gutya. Aba basirikari baje, barabasirikari benshi bagira hafi nko kuri batayo imwe n'igice cyangwa imwe n'igice gutyo. Noneho aravuga ati aba basirikari baje gusimbura bagenzi babo kandi ni bashyashya ku rugamba. Mukora ibishoboka byose kugira ngo mubanze mubacubye, mubanze mubakire neza cyane, nimurangiza mujye kuntangira ubutumwa bwa kado kuri abo baperezida bombi. Cyane rwose. Gute rero uyu Gaceri yahise ambwira ati rero birasaba uko dutegura neza uru rugamba tugiye gukora. Urugamba Gaceri Makenga aravuga ati tegura neza nta kibazo, uko bikora ndakwizeye cyane. Makenga aranje agenda arituriza. Uyu Gaceri urugamba arujyamo neza, aranje ahita yongera hamagara Makenga aravuga ati dukeneye ya radari iri Goma
bya yindi yasizwe yapfuye abatekinisiye bakaza bakayikora ikajya ikoreka yongera ipfa ikoreka yongera ipfa, iyo radari turayikeneye. Ati bayikugezeho byihuse 0 minute radari yari bagezeho muri Warikare cyane rwose, bayikubise imodoka radari iragenda. Amakuru atugiraho atubwire ko Gaciri yateguye special force abasirikari 150 special force b'inkorokoro, abahereza map yose uko imeze. Arangije ongera ategura n'abandi basirikari 10, abandi basirikari 10. Arangije avuga ati rero tugende mu gace k'ingenzi ka Nyako. Rero ni akahe mwaka byaramwira abasirikari 10. Reka ndebe ni akahe gace bakoreyemo ibi bikorwa kugira ngo byumvikane neza. Utu duce rero turanibagirana cyane ko ukuntu tuba turi no mu maringara. Christia cyane rwose, ino operasiyo idasanzwe. Yes, ndakabonye. Ni muri Maniema winjira muri Warikare neza neza ku muhanda uhari, ndetse mu mashyamba ari haruguru y'umuhanda ahantu hasa na hari agasozi keza cyane. Aka gasozi ko muri Maniema niko bagiye bafata ya radari bajya kuyihashinga mu masaha, ubwo byaye bimaze gushyira mu masaha 10 n'igice gutyo. Noneho abasirikari 10 abari bo bagenda gusa, ariko mwibuke yuko yateguye abasirikari 150. Babandi 150, 75 baragenda bajya kurya kavara ahantu utanamenya ko hari n'umusirikari n'umwe. Abasirikare baragenda bitwaza imbunda hano zanteye n'ubwoba, izi mbunda bita 8.1-1. Iyi mbunda irindwa mubi, izi mbunda zirarenze, ziri ku rundi rwego mw'abantu. Christian namwe mudukurikiye, aba basore baragenda kurira kavari ku rwego ruri hejuru. Babandi barangije 10 bashyiraho cya kiradari baragishinga neza cy'ikisahani, bakigereza kirangije gitanga sinyare kuri babasirikare bari bakigera muri ako gace. Abasirikare bacyakubita bahita babura izindi sinyare ziri guturuka ahandi hantu hafi nabo, bahita babwira abakomanda babo, barambwira ati hano uko byasa kose turi iruhande rw'umwanzi, adu yaratwegereye ku rwego ruri hejuru tutanabikeka, arimo aradusatira. Nabo bacekinze barebye, amakuru abagize aravuga ati M23 dore irimo irashinga radari hariya kwa kariya gasozi, twihute tujye gukora ishyano, tujye kubacoma. Babanje koherezaho bandakava babo bakeya. Barangije basubirayo barambwira ati noneho ikitangaje na aduyu uhari ni bake cyane. Ni bake cyane, 10 bonyine gusa. Ntabwo bishoboka, ati muze murebe. Baragenda barafotora, basubiraho barabereka. Ubwo bigeze saa 11. Ati do ariko bagiramo bakiravuga ati gute baza ari bacyakure, ariko nabo bakajijisha nk'abantu bafite ukuntu nka 5 bari gukora radari, abandi baracunze n'imbunda, ubona yuko ari bo bayirinze bonyine gusa cyane. Asiga abakomanda barije bagati mugende mukubite abasenzi, muzana imirambo hano tuyifotorezeho. Ubwo ntabwo bari bazi ko 75 bazengurutse bagiye kubaguta. 75 bari ku gice kimwe n'abandi 75 bari ku gice kimwe. Babandi baje bazamuka ari nka 300. Yego, bazamutse ari nka 300 kuko bazi ko ubundi 3 ba M23 bavunjwe 1000 cya FARDC cyane rwose. Aragati tugiye kubakosora. None aba basirikare bakimara kuzamuka, babandi bakimara kubabona, babandi 10 bahita batangira gufungura umuriro kuri abo ngabo 300 bazamutse, bararasanaho gato. Ariko barabajijisha, bahita bakuramwe akabo karenge, bariruka nk'abantu nyine baneshejwe, nk'abantu babonye ari igihiriri kije cyane. Abana b'intare za Sarambwe bakukini kitwa igitsi koko. Bakinnye igitsi bari no kurasa. Babandi nabo babarenza umusozi, barongera baragaruka bavuga ati aduyi turayikubise irarenze. Kumbe barangije bagaruka handi ya radari na bagenzi babo bari babandi abasirikari b'intare za Sarambwe bariye kavari. Barangije
baratuza barindire na babandi bose baraza bajya hamwe. Intare za Sarambwe zikimara kubona ko pozisiyo igeze yari barahamagara ati ko imbeba iguye muri Rwagakoco dushibura umutego dukore ku mbarutso. Ati mwatinze. Abana bahagurukiye rimwe, uwakwiteguye, imbunda ziri loaded, imbunda ziteguye, buri wese afite uwe, buri wese afite uwe, buri wese afite uwe. Ibiturika babajugunya izi mbunda za 8.1-1 irarasi ishobora kurasa amasasu nk'ijana icyarimwe, habe na AK47 ngo yakoraho zino za machine gun. Nyagasani baragucucumiye cyitwa FARDC Tanzania Angola, barabacucumye koko, barongera baracucuma babandi bakubitwa n'inkuba. Ugize ngo yiyandayande akumva hirya mbega bari guhererekanya gutya, hererekanya akira nawe pasundi gutyo. Ubundi ikintu kigaragara fisi, ikintu kigaragara hano muri operasiyo nuko abangaba b'abarundi ndetse n'abanyangoro bo baje bitura mu gico cy'umwanzi yabiteguye neza cyane. Urumva ne bari n'abasirikare bake, ariko uburyo ki bari bipanze, urumva bari bapanze kuri side zombi, urumva umwe yahindukiraga akaraswa n'uwa hano, undi yahindukira n'undi akaraswa n'uwa hano. Ikindi ugiye kugira buriya amasasu yivanzemo n'ibiturika ku muntu gutunga akujugunyamo grenade kandi na babandi babandi baje gushinga radari birukanganye nabo babirukanganye bajya kubatora mu mitego ya bagenzi babo. Urumva ntabwo bapfuye kwirukanga gusa, bo birukanse kwari ukujijisha kugira ngo bagwe mu mutego wabariye cyane noneho bo ntibanagarutse bikomeje kuko bari bazi yuko abo basize inyuma bari bazi akazi bari bukore, bari babyiteguye bakabo bari bakarangije cyane rwose. Bari bameze nka cizi iri ku mutego iri gukurura imbeba ize kurya igwe muri Rwagakoco cyane. Abashoboye cyakora bacitse, ntago bose babarituriye kumara ntabapfira gushira. Noneho ahangaha ibyabera akasa mutwe rero, M23 yagiye abari hari nta mayiti ikeneye namba, reka nta bintu byo gufata, yagiye igusanga uri guhumeka, ikukubita bayineti, unihira ku cyombo, byumvikanira kuri bagenzi babo basigaye muri defense cyane. Avuga ati barabanihirije bumva nihu yewe gagiye. Abana barakubise, abandi barakubitwa, isaha y'isa 12 bageraho bari gukubitwa, abandi bagenda bahorahoza bagusanga uri bagusaka barebe nimba hari ibindi bikoresho ufite by'ikoranabuhanga n'iki. Ahangaha M23 yakwikitwa intwaro bari bitwaje, amagrenade, amasasu, ibyombo, reka sinakubwira. Ahangaha ubutumwa bugera Kinshasa bavuga ati babandi bari bagiye gusimbura barapfuye nabo barashize, tibamaze gucaho. Makenga ati Kisekedi akira kado yawe ndayiguhaye neza cyane. Ati kandi na Neva nawe ku ruhande rundi, Neva nawe rero ati nawe ndakuzi, nawe yamuhaye indi kado ku ruhande rero. Niyo ngiye kuza ngarukaho rero sasa. Ahangaha nuko bibagendekeye mu masaha ya saa 12 ku munsi w'ejo. Ishyano ribari mu Kinshasa. Kisekedi aravuga ati Makenga urambabaje kandi urakoze kubwikado yawe, nanjye nzayigusubiza ishyushye. So hagati aho rero reka twerekeze no ku yandi makuru. Ahangaha hari akantu narimvuzemo gato kavuga ngo nta za mayiti bashaka n'iki bagiye bahorahoza. Hano hari amakuru avuga yuko M23 igiye kohereza abandi basirikari 2,000 ba FARDC bagatwarwa na Croix Rouge ikabajyana, kubera yuko nuze by'abanzi Croix Rouge nigiye kubajyana. Noneho rero na M23 ngo ntago igikeneye abo basirikare bose kuko nibo babagambanira bakabatangira amakuru, ugasanga barimo barakasirwa. Ibyiza ngo M23 igomba kwigumanira abana bayo basanga mu hariya bavukiye apana baturutse bamanitse amaboko ngo tuje kujoininga. Ubu zaje umanitse amaboko bayaturitse bayaceho nta by'imikino kuko babaye babi. So ngavuko rero reka twerekeze hano naho bita Karenga. Aho ngaho
ubwo uba wagiye muri parike ya Virunga. Ni muri parike ya Virunga mu gace bita Karenga. Aha niho rero naho haherewe Neva haherewe Neva Kado. Ni Kado yaje iturutse kuba FDLR bari kumwe na FRDC bari kumwe na Wazalendo bafatikanyije bose uko ari batatu. Ahangaha ni M23 urumva yateye ibirindiro byabo hano muri parike ya Virunga. Hano muri parike ya Virunga haba icyitwa FDLR. Nimba mwibuka neza wa mugabo wari umudepite wo muri Kongo mu nshinga amategeko, simbizi ibintu nk'ibyo, uriya wavuze ngo igihe bateraga igitero i Goma akigama akavuga ati ni twebwe twagabye kiriya gitero, hagapfiramo wa muzungu Karine Buisete, hagapfiramo uzibuka umudepite wisanze akavuga ati ni twebwe twabikoze turabahamije. Iki cyamaze na muri Kongo kabakomeye ujya mu yanavuze ko ngo bari kwitoreza muri parike ya Virunga, kariho imyitorezo yose iri gukorerwa kugira ngo bazatake Goma. Bazatake Goma. Rero ahangaha ni M23 yazindutse kare tondo mu gitondo mu ruturuturu hafi saa 9 gutyo. Yabazindukiyeho aterwanywa n'amazi. Irangije iragende ibarasaho gakeya. Ikintu cyitwa amayeri hano nk'uru rugamba nikidakora, udashobora kuvumbura amayeri yundi, uyu nguyu yarasigaye umuskura muriye karabaye cyane rwose. Gute rero aha ni M23 yateguye abasirikari bayo, barabanza birara mu muhanda werekeza aho ngaho, bareba inzira bari bucemo bagaruka, barangije bajya gushotora muri defense z'aba FRDC ndetse na coalition kugira ngo babakure mu mwanya wabo baze kubasanga barabo babiteguye. Umuhanda baciyemo bawutezemo za mine. Urumva batezemo za mine, barangije bohereza abasirikari babo, abandi basigara buri umwe wese wateze mine yagiye ahagarara iruhande rwa mine yateze. Kwa hari nijoro atega mine ahita hahagarara ahaguma kugira ngo babandi bagiye imbere bagiye gushotora kuri FRDC ndetse na ntuze iyo coalition na FRDC FDNB Wazalendo baze kugaruka nk'abatsinzwe inyuma, bari kwiruka nk'abahunga, basange bagenzi babo bahagaze aho ngaho nka sinyare kugira ngo bataza gukandagira kuri ibyo bisasu. Nibarangiza bose bahite ko basubirira inyuma icyarimwe. Bateze ibisasu by'amamine byinshi bishoboka n'ibidashoboka, babisiga mu muhanda, amagrenade bashyiraho utugozi kwa kundi utambuka ugakandagira ku kagozi, ugakura ku kagozi, akagozi kagakurura imbarutso ya grenade igaturika. Ahangaha iyo mutego niwo bateze aba ba FRDC FDLR n'abarundi FDNB baraje baza kibuno mpamaguru bari kwirukanka kure mu 23 nayo irabareka isubira inyuma yiruka nk'abatsinzwe. Abatipe barangije baraza bakandagira mu bisasu birabaturikana, ivumbi ratumuka gishibandurira hariya, akaguru kagwa hariya, akaboko kugwa hariya, kimwe cyose kigwa hariya, intoryi zigwa hariya ukwazo, reka sinakubwira. FDLR baraturaguritse, ingabo z'abarundi ziraturaguritse, mani ishobora byose. Yaba amakenga yari ahari yakabaye yafashe byibura nk'ibicece by'abasirikare baturagurikiye ngo akabishyira muri boîte, akabihereza drone ikabijyana mu Burundi, ikabishyira Neva akabireba. Message yamugezeho nuko babaturagurikije nyine. Message umwe ati akira kado y'abasirikare bawe, ibyo tubakoreye hano muri parike ya Virunga nakamaramaza, Neva rwose akira kado igushimishije. Ngayo ngukorera mubeshye urugamba M23 imirarwana yaba muri za Warikari umaze kuvuga, yaba hangaha muri ano mashyamba ya harya kino birunga byo muri Kongo kubyo biriya birunga byantuze bya Nyiragongo. Iyo parike ya Virunga, iyi parike ya Virunga hari na Nyiragongo, ni ishyamba rinini cyane rwose cyane, aho umuntu ashobora kuba yize urugamba, ashobora kuba yagutsindira neza. Hari na Kauzi Biega nayo ni ishyamba naryo riba mu FDLR nyinshi cyane na Wazalendo. Kubura Kongo buri itinya igihugu kiba kiruta u Rwanda inshuro 49, ni igihugu kinini cyane rwose. Ushobora gusanga bafite ishyamba rya ruta intara y'Iburasirazuba ndetse ifatanyije n'intara y'Amajyepfo.
urumva Uko rero bimeze. ino M23 y'ikintu yakoze yabanje iragenda irabashotora mu kigo cyabo, irangije Yego. isubira inyuma ibagwisha mu mutego, ari nabyo Sultani Makenga yavuga ati nyaboneka urugamba rwose murwanisha ubwenge, murwanisha ubwenge. Bo bafite abantu babahe inkunga z'imbunda n'ibiki, mwebwe murwane, ahubwo bya bindi bataye ari byo mubasha kuba mwana bakubitisha. Nabyo byaje kugira, kuko urumva abasirikare nibo bahagurutse bari bafite n'imbunda. reka nkubwire iki ni igihombo gikomeye cyane, Ni igihombo gikomeye Tshisekedi cyane ku ahuye Burundi. nacyo, ni kado y'igihombo, ni kado y'igihombo kuri Neva. Iyi ni kado y'igihombo bahuye nacyo batazigera bibagirwa mu buzima bwabo, uko byagenda kose mu rugamba rwose rwabaye. Itariki ya kane ntabwo Iki izava gihombo, mu mutwe. iyi tariki ya kane ntizigera ibava mu mutwe mw'abantu, kado yakasa mutwe. So hagati aho rero shane numvishije amakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zigiye kurasa Iran ku rwego ruri hejuru kubera ngo uriya muhora wa Hormuz batarafungura. Rero ibintu byose hano mu Rwanda babyurije, ushobore kuba n'ifu y'igikoma bagiye kuyuriza. Reka mbanze nkwe ku gikoma hakiri kare, ninywere ku gikoma hakiri kare kitarahenda, niko gakoma nsigaranye. Utuyuta abantu urwo tuba turimo turasigara ngo tuba dusigaye dushimije. Kariya gakombe arimo aramunywa ubona, kariya gakombe ushobora kuzasanga kagura inote y'ibihumbi 5. Ubu igikoma ngiye kugisezeraho koko. Twibutse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ifite brag, kuko ejo yarashe ikiraro bivuga yuko gihuza umujyi wa Tehran, urumva, n'undi mujyi w'ubucuruzi. Icyo kiraro bivuga yuko cyari kuzuza gitwaye biliyoni 2 z'amadolari. Nawe nyumvira amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kugira. Kandi umuntu wita Trump ameze umuntu ufata perezida w'Ubufaransa akavuga ati wowe kwitwa n'umugore nta bufasha mukeneyeho na rimwe. Urumva ibyo bintu atazabikora. Trump rwose arimo araduhemukira. Kuko abarimo arashyira mu kaga ni Abanyafurika. Nk'ubu nk'aha mu Rwanda natwe intambara yabo ibiri kutugiraho ingaruka nyine. Hano badukurikiye namwe murabizi byamaze gutangazwa yuko gaze yamaze kugera ku 30,000. Ibintu bitigeze binabaho. Reka nkubwire. Uramugabo njye mbivuga bakagira ngo nabe. Uramugabo ashobora kuzazana imperuka nyamara. Niyo mpamvu ujya kubona iyo manda igiye kurangira muri Amerika. Igiye kuba. Ibyo yavuze ku wa mbere azakora. Mana ishobora byose. Ni ukuri kw'Imana Mana. Yarakaye cyane. Udufashe pe, ibi bintu ntibizabe baziyunge pe bihagarare. Nabonye hari akavideo nabonye kuri social media zo zigira bitewe n'ukuntu bazame essence, umugore akavamo umugabo akajyavamo agasunika imodoka, umugore nawe akora kuri feri ya mekeye aravuga ko essence yazamutse. Ntago byoroshye man, ntago byoroshye. So amakuru yacu rero reka tuyasoreze hano kuri Tshisekedi warakaye abwira Neva aramuga ati Neva maze kukuvumbura ubujura bwawe, wagiye undira amabuye y'agaciro ukajya gucukura ahantu ngo uri gucukura amabuye aze mu gihugu cyanjye, kumba ukanyura inyuma amabuye y'agaciro nayo ukayanyereza ku ruhande. So rero Neva nakuvumbuye utwo tuntu twari kwikoreshwa ngo intwaro ngo zaratwitswe ngo ibiki n'ibiki barakwatatse, uhita uboneraho trike yo kugira ngo unyibe cyane. Rero musore wanjye ngubwiza ukuri, nge banyita Facibeto mbanga wazali kole anzali kate azambakate na zakanasubelingate irengaruka bararivuze. Rero Neva ndaramuka ngufashe intwaro zanjye nkazibura, ni umutwe umwe. Yewe ngo haye iminsi 3 utarampereza intwaro zanjye ntarazibona, ndakurahiye. Ahubwo noneho ndiyunga na M23 tukugabeho igitero ibi ntabyo. Umugabo yarakaye cyane. Yarakaye nyuma yuko cyagiye mu Burundi yaturitse, uwo bita Neva yasavuga ati intwaro ze zaturikiyemo. Ahubwo waza kumfata mu mugongo. Ati umuyaga nkuba umuyaga nkuba ugera mu ntwaro. Kandi nawe ni yoroshye. Yahise avuga ati ibyo wivuga izo ni intwaro zatwaye amafaranga menshi no kugira ngo zigere aho ngaho. Wowe emera kuri umukene, ati muheho ureke kwiba, usabe ureke kwiba. Amabuye yanjye warayibye ndakureka. Rero ubu tuvugana musore wanjye, tuza nakuvumbuye ibyo by'umuyaga nkuba ntago mbireba. Tuza mugabanyirizeho
urebe ko wakemuye ikibazo cy'abaturage bawe. Izo ntwaro zawe wamaze gushyira ibitwaro byawe bishaje imbere birashya, urabyitwikira ku bushake nubwo bari bakwatatse, ariko inziza wamaze kuzihisha kugira ngo uzanyereke ibyahiye ko ari ibicupuri. Noneho hari n'amakuru nabonye yuko bari kuvuga ati ko urabona i Burundi bakomeza guhakana ko batatatswe ari ibituri. Noneho bababaje bati ese ni ikihe gisasu gishobora guturika kikagera mu birometero 8 gituritse ari umwe? Bibaho kandi kikagenda gitagetinze ahantu runaka. Bibaho rwose. Ti rero musore wanjye Neva, ti rwose wo kabyara we, gira vuba umpereze intwaro zanjye ntagukura ku mikeke cyangwa se nkagukura ku mavoka, kanakubuza kwikorera business zawe zo korora amasazi cyane. Gira vuba vuba. So ngaho ngukorera bantu banjye rero, reka mbashimire mwakoze kuntiza amatwi. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano utarakora subscribe, yaba ari cyo gihe kugira ngo ukore kuri subscribe, ibintu bikomeze kugenda neza cyane neza 5 ndetse kandi nakubwira ngo burya mugenzi wanjye uri hano bita Chris Empire, ushobora nawe kugenda ukamujoininga ukajya umwumviraho amakuru utumviye hano, cyane yuko amakuru aba ari hano si yaba ari kuri Chris Empire, nari kuri Chris Empire si yaba ari kuri La Difference TV. Iyi ari Difference TV rero yakugezagaho amakuru ifatikanyije na Chris Empire. Murakoze cyane. Umunsi mwiza, naho mukanya ku isaha ya 5 n'igice gutyo saa 6 tubagezaho izindi update, kandi tubwira abantu ngo Pasika nziza kabisa. Pasika nziza rwose.